Mami, ni ibiki? wowe wumva urukundo n'amafaranga icyo wumva nyine wowe kijya mbere ni iki? Musa ahantu n'inzoka zirahaturiye. Oya nta nzoka, ariko Senadi ubona aha hantu waza kuhatura kuko urukundo rwigeze akari akajya he? Wamubonye? Namubonye. Wowe pfa mu biti bya avoka. Ubutaha uzamuzana nzabokeza agatoki ntabwo uzongera kunsanga ku isambu ryanjye nzajye kwiga. Mami, Ni ibiki? wowe wumva urukundo n'amafaranga icyo wumva nyine wowe kijya mbere ni iki? Ngo nguki? Subiramo none. Ari urukundo n'amafaranga ibyo uha agaciro mbere ni iki? Basangire. Wakunze se mbimenye? Oya, None kumbajije icyo. nyine ni uko usanga kenshi hari umuntu uha agaciro cyane wenda amafaranga bitewe n'uko abyumva cyangwa se aha agaciro urukundo. Nagira ngo nawe nkubaze numva uko ubyumva. Kugira ngo usobanure ese wakunze kugira ngo ugire icyo nkubwira cyangwa nukumbaza bisanzwe. Wakunze Sandrine? Oya mami, Umva rero ujya mu rukundo ikintu uzitaho. Umva. Umuryango ubundi izina ry'umuryango uraryumvaho. Ubundi y'umwana avuka mu muryango. Bikumva? Uri hayi ukize. Tarwana rutegetse cyane nawe urabizi rwose. Ubundi uwo ni urugo rw'umwana. Uko uramaze urugo kwandesha. No kuvuga iwabo. Soza ariko nizere ko nawe uri kunyuma. Wakunda nayibo wakunda Rwanda tubitse nawe mubazo. Se muko wanyuro kwanda. Ngo oya ndashaka umwana ufite umuryango. Izina ry'umuryango. Sibyo? Nizere yuko nutangira gukunda. Uranyumva ndabizi. njyewe numvaga urukundo nyine atari amafaranga. Ko mami nawe urabizi iyo ufite urukundo uba ufite umutuzo, ufite amahoro, mbega wumva ufite byose n'amafaranga nta n'icyabuza kuboneka. Umva Sandrine, untege amatwi neza. Uri kunyumva? Ndakumva. Utazabagashwe aho hantu. Sibyo? Utazahubuka. Bishora mu rukundo utazi. Ubundi mu buzima iyo umuntu agiye gukunda abanza kwitonda akareba se urukundo. Ubundi urukundo ni iki? Ntuzane ibya sentiment ngo mbonye umwana ngo muzango. Urukundo ubundi urabanza ugatekereza mu twawe. Sibyo? Kandi ikindi nawe ngiye kugusobanurira nta mafaranga nta. Ubundi Sandrine, urukundo utagira amafaranga ntacyo rwarumaze. Niyo mpamvu naherekana nkubwira amafaranga niyo ya mbere. Ubundi umwongereza bivuze neza yarifasha aravuga ngo no money no life. Uri kumva ako kantu? Uri kukumva neza? Nta mafaranga nta buzima uragira ngo uzabone nta buzima ufite mwana. Reka ibyo nakubwiye ujye ubyumva. Sibyo? Ukunda urabizi. Uri kunyumva neza? Turi kujyana se basi cyane rwose. Nizere ko usobanukiwe. Amafaranga ni byose. Amafaranga n'urukundo warugira. Nose Sandrine reka nkubwire. Ubundi wajya gukunda ushonje. Ese da reka nkubwire wenda ni urugero. Wabuze ko utarakunda ariko se ukunze nk'unguciririse. Uri bujye kujya yuko yagiye kugira gusunika parata. Uri kubyumva? Ubuzima babayemo ndabuzi, ubamo ndabuzi bwa buri munsi. Ubwo ukundanye n'umuntu ukora 5 ku munsi. Sandrine, ubwo wakonya kumubwira ngo jotene. Wamukunda koko? Oya tubwizanye kuri tuma turaganira. Sinkukunda ntubizi. Ntanswana ko ka. Vugisha ukuri kugira ngo utazahubuka wowe ubanze ubyumve neza. Aranga ni byose. Ariko mami nawe ndagusetse kwera ko nawe ubizi ko wakundanye, ko wakunze urukundo warunyuzemo. Wabanye na dadi wacu ufite amafaranga. Yes. Sha. Izo ni ukuri rwose. Ngiye nari yitegereje umva mubwire. Ukiye mu muryango. Kize. None kugira ngo njye gukunda. Uzi dadi wawe? Kugira ngo umukunde. Iyo ntasanga
paje ntabwo nari kumukunda ngiye ni ukuri urukundo buriya tereka nkubwize ukuri mwana wa urakungana gute ibyo nakubwira ni ukuri kwa nyawe urukundo turimo amafaranga ntatwara niyo mpamvu nakubwiye cyambere na mbere ni amafaranga rwose urukundo se uzi ko n'umwana wo kwa meya yagukunda ufite amafaranga nawe batangiye kumbaza ibintu by'amafuti gusa ngo sima mingu urukundo ni amafaranga pe reka nkubwize ukuri pe ufite amafaranga uwikoza wese nawe rero uzakunda ufite amafaranga uko nawe ufite amafaranga rero nose biterwa ngo uturuka nose reka nkubwire Sandrine waba sibyo uturuka mu muryango ujya guhingereza kwinjiriza urabizi hari uguhinga mwawe no kujya kugira iki ucinshura yes Sandrine ugira ngo hari umutipe wakwiteza ariko cy'ingenzi uko wavukiye mu muryango ushoboye kandi ikindi nanone nujya gukunda uzarebe turi kugenda oya je ntago mbyumva nyine nahise ko numva mami bavuga ko ngiyo ukundana nyine ngo urukundo ruraryoha ubundi numva nyine ko ufite urukundo uba ufite byose n'amafaranga utayabura ese mami ari ugukunda umuntu ufite amafaranga ariko atagukunda atakubaha ngakubahishe urumva no gukunda umuntu uri mu buzima buciriritse w'umukene mbega ariko agukunda kubaha bibaye nabi ngombwa yanakwitangira wahitamo Sandrine mba nkubwire mwana wanjye bamuzi kuri koko ubu utazi agaciro k'amafaranga ayakinamo Sandrine ujye ureka imikino amafaranga ese reka nkubwire umbajije akabazo rwose k'amafuti ngo senga amafaranga umuntu reka nkubwire ufite amafaranga mu rugo rwafite amafaranga ariko ibintu byose byaba bihari ese reka nkubwire waba wateguye ameza yawe neza wafashe ifunguro rya mu gitondo saa sita wariye neza wambaye neza wisize amavuta hajya se hajya urukundo rwawe rwaza gute Sandrine uvugisha ukuri uwo mugabo yabura kugukunda Sandrine nyine ndumva pe ndumva ufite amafaranga umuntu atakwanga pe urukundo rwaba ruhari rwose ari amafaranga nyine niko mbyumva oya mami hari abantu benshi ahangaha bafite amafaranga babuze amahoro badatuje baraba badasinziriye mbega bayariramo kandi ubona ari abakire bakize ubwo rero njye mba numva rubanda ruciriritse ari narwo ruhesheje umuntu umutuzo ntabwo nmushe neza ako kantu bakarara barira bariye cyane ariko sha mukina n'amafaranga Sandrine ibyo umbwiye ndabyumvisha ariko ngiye rwose naratomboye pe dadi wawe namushatse afite amafaranga umugabo wanjye ari we dadi wawe yarankunze pe ndamukunda pe n'umutima wanjye wose afite amafaranga ubwo rero kumbwira ngo arabarira mu mafaranga njye ntabwo bindeba icyo ndeba ubu sahize ukuntu mbayeho muri uru rugo uri kunyumva umugabo wanjye twarakundanye arankunda mu rukundo ruhagije ndamukunda pe kandi urabona ukuntu tubayeho muri uru rugo ntidukundanye se n'ubireba dufite amafaranga se none se mwana wanjye umukobwa nkunda w'imfura yanjye urajya ngo uzarire mu myotsi wakwitonze ko ukiri muto kuri umukobwa mwiza pe ndabyizeye ko umukobwa mwiza nuko nakureze kandi ndabyizeye wowe itonde ntuzahubuke uzakunde umuntu ufite iki amafaranga kandi ibyo nanzere Sandrine nanamugushakira pe uransekeje kora mami nkurikije uko nkumvishe biragoye Nadia ashobora kuba Musa umeze utese neza amakuru amahoro barimo gukinga se none ugiye muze ubona ko ngiye gukora se reka bitarike kandi uko zaba nipanze wa muhungu Nipanze none se ugiye se na kamaca kuko mbona ufite igihembo yego higa busira jya guhinga shana amakuru nkuzane noneho kari incamugongo ndebye wanamugira n'ubundi wunce n'ubundi washize isuka yisubizayo nk'amakuru kandi amakuru noneho uzanye ahubwo
utagira aho ujya pe kuko nyakubwiye ntaho wajya. ahubwo uretse nkwereke Mba nkubwira ariko kuko nyakubwiye yaba ari mabi pe. nta kibazo yambwira ndi kujya gukora dore mba nakerewe mwana saha se abandi mo baracyura umubyizi yongeye guhinga makuru mabi gute se Kugira ngo umuntu anicaye se nta nagatebe. oya ngiye mu murima ngiye mu murima kabisa Kugambane. ambwira ko ari Jeff Twamumere. we mumere se Wa Jeff. Noneho uzi ubwo urabizi. None numvishe kari abasore bose baba akazungu bande yandi. Bose uzi ko yabakwije n'amakuru kugira ngo tugambanire baduha amafaranga tugukureho. Ngo kugambanire nguveho. Ayo makuru yahawe nande? Nawe hamuhungu umeze gutya wakayubukura. azungu Yaje turahura rambwira tuguze iki? Timusa gahunda ukuntu ipanze. Urashaka kwica mwene wanyu. Guteze. Ntabwo nta yindi yo kubikora. Uriya mukobwa kiriya kizungereza cy'umukobwa. Ndamubwira uti ngewe. Ndamubwira ko ntazigera ngambanira iki? Musore. Ubwo urukundo yakunze uriya mukobwa. None ubu murajya guhinga. Ubu ufite imbaraga zo guhinga. gusa bashiye kumirwa gusa ariko nawe ntabwo byambuza kujya guhinga kuri icyo kintu genda umuhungu wavutse ubabaye ibi byose n'igihe wabyishatse uyu munsi ndi kurwana na mama urwaye kurwana na fisi ifunze none rubanda ruri kungendaho hejuru y'urukundo gusa nakubeshya icyo bizasaba byose niyo haba mu gutanga ibitambo sabitanga kuri umukobwa namaze kumukunda Uriya mukobwa ni mwiza gusa mba nkuriye inyuma. Ntuzagire ikibazo mu bantu bakuri inyuma. Kandi amakuru ndayatara hepfo ruguru. Amakuru yose nge wagira ngo ntinyarureba. uriya kugira uriya mukobwa nkunda nanjye mbashe ko mwiyumvamo yansabye imbaraga nsigaye mukunda ku buryo ntanagisinzira nsigaye mukunda ku buryo njya no kurya nkamubona nsigaye mukunda ku buryo mba numva yangoma iruhande Ayiga data we kweli. Uriya mukobwa ni mwiza gusa nawe aragukunda. nabisi Nadia arankunda ni nawe wampatirije kujyana iki muri uru rukundo Gusa icyo nzagufasha witinya. Ahari urugamba rukomeye bigiye gutungana. ariko nanone wa muhungu amafaranga n'abahanga bajya bavuga ko umuntu ufite amafaranga ijuru arimanuka akaryiyegereza Barabeshya. Abantu barapfuye barashize bafite imari bafite imitungo hirya barakubeshya. Ikintu cya mbere ni iki? Urukundo rugurwa. uriya mukobwa mwikuremo Ndakora ikosa wa mwana we. Nkunda umuntu. Uriya mukobwa ni mwiza. Wamutakaza ukazabona undi umukuyeza. Ikindi kuriya kuba bakurwanya kuriya nuko ari mwiza. Iyo turashaka kugira ngo ukunde abandi badashaka. uriya mama we abyungukiraho iki mama we yungukira he Wagiye fo? Baragira ngo bagire ikizungerezi mu muryango nka kiriya. Ndi muntu utakwifuza uriya mukobwa. none se ubu Jeff ni umuhungu utazi kwiteretera umukobwa Uriya ni feke. Uriya muhungu nta kintu kirimo mu miteretere. ubundi barabivuze abatipe b'inzobe Reka nibasa ubu nk'uriya mubyeyi ubu nawe yashoye urugamba reka cya gisi nigeze kubwira Jeff arakubwira ati mwimure mujyane salamu mufiteho kampani ikomeye cyane mwakazi ariko ndekere Nadia buriya numvaga ari amafaranga njye nayafata buriya amafaranga azatwica yava ku mafaranga. Nadia yaje hano mu minsi yashize ahubwo ngwera inkuru unaneka rigire guhinga kiri yaje hano nani mbona ibyombo Nadia yaje nica kandi koza ibyombo sinzi utunari mvuye kureba umubyeyi nyine ndajanza gutuma turandara hano ndavuga ati kamuhoze Nadia yara kada yaratarazi yavyere uko nagahindukiye ariko nabaje kumva umutima ukubita maze koza ibyo nkitangira koza ibyo ndavuye kureba amavu agera mu mutima usimbuka azaza gututurana nawe ati kantuhoze uko nakabaye mpindukiye bano mwari umukobwa hejuru yawe ubona imari abagati ahangana none ndapfuye buriya Nadia iyo mubonye nuko mukunda ndambona mu rupfu igihe cyose iyo mbonye Nadia mbere yuko ubundi naramubona umutima wanza kundi byanze bukunze amubwesha bakuzazira umukobwa wowe icyo utazi ubundi umukobwa mwiza nk'uriya uko byagenda kose uba uri ku rupfu kandi nk'amafaranga nawe buriya ni urupfu ariko wowe muzehe wicika intege njye nkuriye inyuma amakuru yose njye meze nk'umuntu utinya rurembo ndayakurikirana bari abakazungu baba batuma bakama amakuru
bane ariko Jeff nta kintu ntuzati Jeff ntazi gutereta buriya na nyina yifashisha ngo amafaranga uriya mukobwa none se rero niba nkubwira reba nyine uriya mukobwa urwego rwe yaraje amfasha no koza ibyombo turaganira ariko ntajya arabyoza nawe arabyoza arabyoza nabwo atuguhere umunsi ntuzongeye gukora rubanda rero nagiye gukora ikindi nkajya bafite ubwoba kari bubone yendaga nishe n'igiti mvuga ati ntuzongeye gukora rubanda ubu tuvugana naje kwiga mfite kampani yanjye nafunguye ngiye gukora ibishoboka byose nshakira akazi iri gishoro cyawe ukore mfite intego ko mu myaka 5 iri imbere njye nawe tubana nta muntu uzongera kutunyuzamo ijisho ahubwo wowe Imana yaguciriye ahubwo amahirwe nuyapfusha ubusa ahubwo reka nigire guhinga none se ugiye guhinga yeze hano inyuma hariho akantu koko nari ndimo nshaka kurangiza ushize nyine ubwo nagiye gukora ikiyedi mbona byanze ariko nari nagasize ari agace ko ngiye kurangiza agenda kandi gusa ayo makuru none nari nkuzaniye gusa nanjye ujye unzirikana reka nadiyame nawe nzaba akira atazajya ku muntu uvuga ngo urakurikiye amafaranga uriya mukobwa n'abanje oya byo rero cyambe n'urukundo ndamukunda uriya mukobwa aragukunda akora iki iyo uvuze urukundo ukongeramo Nadia umutima umufasha ayoyo ahubwo cyuri ariko akira genda tuzasubira arigira guhinga rero mwana urumva se kambarabure abonye ikiraka tubwire se umve wana none igikiraka cyo nabonye kiraka miliyoni ebyiri zifashe wakira umva se ahubwo mbaza ngo ni iki ahubwo se ura muri tayari mwebwe kuba imana umva ni ikiraka uramunizo tugira gutya nyine nawe urabyumva se muto urimo urabyumva gute mana ko nta n'ikintu ndimo kumva urimo kuvuga yo kwica ayo wabasha amaraso ntago ndimo se mana ibyo ntago ari ibintu birenze miliyoni izi ngizi ebyiri ziguhindura ubuzima mana ntago turi kumwe yego kumana we bimeze bite ubundi agenda ifo ibyo reka nkubwire izo miliyoni ebyiri niba zizana uyu ngaho azatangira kugenda avuga ngo twamwikuyeho kandi diru nayimushyizeho bamani twe tugomba kuzitigita uyu nguyu acyari idage ntabwo aratakaramo neza ariko nawe ntabwo nkwizeye buriya ugomba kunyizera kuko ntabwo nkwizeye mani njyewe buriya njya mvuga n'ahantu nkabona ni ibifakino neza njye ndi kubona utabirimo neza mani ndimo neza cyane bro cyangwa njye nishakire n'abandi bapampe barahari ibana mu byapa barimo barara benshi babwira utumiliyoni n'iminota mike bakabirasha ngiye reka mbarabure ngo nyine tuzasubira ngiye kwishakira abandi bajama arise nawe ninumva birimo neza nzamurabura ariko ninsanga ntari kuzanamo ibintu byarenge by'iki n'iki gusa mani wowe urambabaje tu urabizi neza uba uri beach hano ku muhanda hose barakuzi gute utakora akazi nk'ako mani ntabwo ngiye turi kumwe nicire wongeye mani nyine ubwo ntari
se shane ubu ntiwandambiwera ariko nawe wazindutse ariko nizeye ko nyine nta kurambi yewe tube tunicaye ngambwira rero wari umeze ute se shane cyanda ahubwo mbwira ikintu cyatuvye izinduka nyine naje kukubwira ko nkomeje kugushyigikira mu rukundo rwawe na Chris. ariko noneho Chanel si wabaye iki nyine ibintu byose wambwiraga nagomeje kugenda mbitekerezaho gake gake nyine numva nahindukira nyine noneho nkagushyigikira nkumva ko ugomba kugenda wumve ngo noneho nanjye ni nkaho navuga ngo mbirimo nyine ngomba kugutiza montage nyine byo kugira ngo isime. aha ngaho nyereka iyo montage yawe akira wowe ushyigikiye ndabyumva ubu noneho ubucuti bwacu bugiye kongera buhaguruke arabikunze ni byiza cyane ariko gusa mfite ikibazo urebye ukuntu Jeff ameze situwasiyo arimo njye mba numva namukunda cyakora nk'icyumweru kimwe yamara gushyira ubwenge ku giti icyumweru kimwe cy'umukobwa umva navuga ko umwana agatindi kawe ngo ni keza uvuze ngo nguki simbyumva Shani ni wowe mu kanya wari umaze kumbwira amagambo meza nk'ayo njye nakubwiye ngo niba uba dukundana niba utabishaka umwana bonza byiwe rero ibyo nashakaga nabyumvishe tuza ntaho Jeff sinanamukunda urabizi ngaho yicara ndongera we mwana we ndongera arize ngije ariko cyane sigaho nakubonye rero isi yo kare kose iyo umbwira ko ukunda Jeff ahubwo nkanamugufasha ntabwo umukunda araje ntabwo umukunda ntabwo mbona ariko cyashane inshuti zigaragarira mu byago wowe uranshyigikiye mu rukundo rwanjye na Kelly ariko ngugejejeho igitekerezo cya Jeff uracyamagana ntabwo umukunda ariko ntabwo umukunda ahubwo wari bumbwire nkagufasha gukura ahubwo shane wari bumbwire nkagufasha umfasha iki Jeff akagukunda nta nubwo dukundana ariko uramukunda ntabwo umukunda erega nakubonye icyo nashaka kukubaza nuko nawe mfiteho amakuru ahubwo mbwira nkufashe iki kagira inkuru rero nyine ndabibona ko ukunda Jeff Chane hari ikintu kimwe nshaka kukubwira urabizi ko Jeff ankunda wakambwiye uburyo ki umwiyumvamo njye nkazamwiyumvisha ariko Nadia we ntabwo nkundana na Jeff ahubwo se wowe na Kelly wawe gusa nyine ngiye ndi kumva pe nabijyamo ku buryo bushoboka bwose nyine wowe na Kelly wawe urukundo ragaruka guma nta kibazo nanjye nditayari ndategereje ariko njyewe hari ukuntu nakubonaga uri mu kazi nkabona urarenze none ndabona uri mu rugo uberanye na Kelly neza si ibyo se nyine n'ubundi nakubwiraga nta narebaga pe reba uri mu rugo ukenyeye mise mbikura neza uri mu rugo ukenyeye uri kumwe na Kelly wawe burya iyo uri mu kazi babona uri umuntu urenze ariko uri mu rugo ndabona nta kibazo byamaye erega n'ubundi buriya hari igihe mba nshaka kwisanisha nawe ahubwo buriyuje n'aha ngaha nayo ifite gahunda yo kujya kubonana nawe none urandumbishe Chane kangende amanze mbe nikorera imirimo bitegure njye kureba tuzasubira abashiri wanjye yagiye kure ndama muhamagarara nongere nshishemo nuve muri se kadasanzwe ubu yaba yagiye hehe kigariwe ese ubu nubundi abigenza ariko reka mpamagare muso reka mpamagare muso halo halo meze musa meze neza amakuru y'iminsi se ni fresh umeze ute se ndaho ndakomeye ahubwo nari ngiye kureba sheri wanjye ndamubura nari ngiye kureba sheri wanjye ndamubura ntabwo wandangira ahantu yaba yagiye yabuze gute se
uri hagana he? uriyo niho Niho uhagaze? ndi mu rugo. Reka nze nkurebe nkurangira ahari. Ese urakoze tebu. Sawa. Sawa. Se noneho uriya mukobwa akora umukobwa akunda uriya muhungu ubimukuye iwabo kuko ngaje kureba uriya musore ariko uriya muhungu yagize amahirwe uriya musore yaratomboye kundwa n'umukobwa nk'uriya mwiza kuriya ufite uburanga ufite inzobere uriya muhungu yaratomboye kundwa n'umukobwa nk'uriya ubase koko uriya muziranenge koko aremera kumusanga mu murima reka data we ahubwo se ubu ndahamusanga kuko yaje Nadi we muri amahoro muraho neza iminsi myinshi nyinshi mbona se uruheze inyuma nyine ntawe uhari umuhamagaye mu nyine kanya nabyumvaga nyine ko wahamagaye ubu ngira ngo urimo kunyinisha numva ko ndagusanga yego kumara amuhungu uramukunda gusa ariko ahantu ari yagiye hepfiri ubundi ahantu yagiye guhinga se kari kurera hirya iyo umva niyo haba ari hehe se ndajyayo ngiye gusa urukundo rwubaho tugende tumurebe tugende mwereka ahantu ari nta kibazo rwose Nadi we tugira ngo se si kantarange ahantu turahaca urimo kuhabona ni ubuzima tuba twiberemo cyamusa ahantu n'inzoka zirahaturira nta nzoka ariko se Nadi ubona aha hantu waza kuhatura kuko urukundo rwigeze akari akajya he cyane ukuri n'inzoka zirahaturira rahira ko atazahakuzana nakurongora azakuzana ahangaha mba uko wigenje ndahaza ariko ntabwo nsanza guhinga pe wamubonye namubonye ngo wowe pfa mu biti bya avoka aba yaribura mujyamo ni umukozi cyane umukozi pe ahubwo ntumbaze nimba uzamugumisha mu buhinzi ngo bari butahe ryari mu saa 8 yesu kirisi nimba uzamugera muri ya mangazini y'iwanyu ntumbaze uko uzabigenza mpaye nka rero kanze nahawe ahantu hose abari n'imyumbati de uzi uko imyumbati bayijya bayihekenya Nadi Oui. Shawara muhinze no azi guhinga uriya mugabo wawe ahubwo si imyumbati urayizi se iyi barayihekenya. Aki ni isombe. Oye iyi ni imyumbati wari ukuntu bakora bagahekenya bagateka. Imyumbati ntabwo bayegera imibisi w'imbe. Itera vitamini. Oya tugende. Daya ni amateke de. Nka rero. Ubu ni ubugori bwarumye. Oya hari ibirabyo bimeze gutiriwe. Wamubonye ko mukweretse? Namubonye. Reka nkucira akantu wicareho da. Kamanze musuhuze. Bobera umuntu. Shaka kwanduza mwana. Oya nta kibazo. Muraho neza? Yego. Misi myinshi. Yego. Meze ute se? Meze neza. Ana. Musa nawe rero rimwe nawe muzanyicisha. Aricara hese. Kashyira hanga none siko kari kwisambu hano. Keri. Dara. Akira shere wawe urimo biki. Kono mwitayeho sha. Kono mwitayeho. Mama ndaza akira umubebe. Abajyango sha mwana. Hano mwana. Abaye. Karibu. Ya. Musa sha wowe. Ako se kugiye kure. Cyane rero. Nga. Nade. Musa nawe rero azankorera ibara. Kangushakira akaboro nawe wicareho da. Oya nicaye giye mu byafashe. Ese ko tuba tubimenyere twebwe abahinzi. Ubwo kabaye. Kabaye buriya hano yafashe. Nade nari maguye mwuka byara. Namwe murashoboye pe. Ubone kuva mu gitondo. Kuva mu gitondo. Nakubuze kuri telefone ndahangayika nibaza ikintu wabaye. Musa. Musa shabu Nade yako kumuvanye. Namba nkuzaniye ikibabi cyawe. Ada ngo yambuze kuri telefone. Nade reka buriya. Nakubuze pe. Yangiye ugeze mu murima nyine akazi ni uguhinga nta bya telefone nta kintu na radio nazana mu murima. Ndemba mbona mwaragowe pe. Kuva mu gitondo utaraho uruhuka gushika saa 6. Umuntu wanyu mubaho kwisukiriritse mu muhinzi. Kandi umuntu ufite agaciro ku isi ni umuhinzi. Azakwimuresha uri mu nyungu bandi bana.
cyakoze Nadi bivanye ku mutima urakoze. Yego nawe urakoze. Urakoze buriya bundi aricyo bita gushimangira. Yego. Icyo bita urukundo wenda rero abantu bajya barukinisha, ariko ntekereza ko ahantu uvuye, urwego rwawe, agaciro kawe n'icyubahiro cyawe, ukagera ahangaha mu murima, utekereza n'ubwa mbere uhageze. Cyane ubwa mbere mpageze, rega ndagukunda no kutabyemera. Ibyo ntabwo bikiri ibintu byo kunsubiriraho. Kuko urabizi ko ari igihe gukunda kukurusha. Ni byiza. Igihe cyose iyo nkubonye mba numva nyine ntacyo ndirimba. I'm in love, baby, I'm in love. Ndahirwa agiye wagutsindiye bamwe. Muransetsa jewe. Wareka nkagenda nkagusigira umutoto wawe. Mbona yagize n'isoni. Ese uragenda ujyayo? Ko twazanye. Tse tuvugisha ukuri. Ubu mwana w'umukobwa uzanye hano muri iri shyamba. Ubu uhamusize. Uwatubona dutungukanye hano yavuga ko tuvuye mu biki. Hanyuma so uri mu ishyamba ntago uri umuntu. Nyine se giye kari urwego rwanjye. Urwego rwawe so ntago uri umuntu. Ndi umuntu. Rero ntuzongere kuvuga ngo ahantu waba uri njye sinshobora kuhagera. Kiri wagize amahirwe gukundwa nk'umukobwa nk'uyu nguyu. Ariko nawe ntugakabye. Uva hirya ku muhanda w'umukara mu mamodoka y'imyeru n'imikara. Kiri uri he? Kiri wanjye. Njye Kiri buriya yaranyobeye. Buri gihe iyo turi kumwe buri kintu avuga ukabona ari kure. Nadia we bana yanjye. Nadi. We. Na bas. Ariko se mwana ubwo bibara gute? Ajye utirita umukobwa neza waruna. Akase musa ibi bintu bibaho. Cyo n'ibyishimo nanone ta. Byishimo ngo birasaza. Hari ibintu ubona bikakurenga. Urusinekeza ko ari urukundo. Nyese utekereza ko ari iki? Ntekereza ko ari Imana yabarangeneye. Gusa n'ukuri si kukubeshya. Ntekereza ko ibi bintu ari Imana yabitoranyije ikabihitamo ikabyemeza. Niba nakubwiye ngo ibi ntago bibaho. Niyo mpamvu se ubura ikintu mbwira. Sinadi navuga iki koko? Nese ko mba kwivugisha njyenyine. Nadi umutima wanjye wawuzuye akanyamuneza. Banumva ntuje ku bwawe. Ubu ngubu ubu niyo nahita nanipfira bazi. Basi urukundo ndarufite. Basi ariko nawe ntugakunde gukuraho telefone kuko niba ari ibintu bimbangamira nibyo bimbangamira. Basi ndeke guhinga. Icyo kintu nzi. Guhinga se ntushobora guhinga telefone ukayishyiraho. Kiri kunda umuntu. Misaliza ndani. Nakobera no muswifone kabisa. Manu banaseka gakeya. Basi turazamuka hano ryari? Basi twigomera hano. Ntago naguma ahangaha kuko nanone buriya mvuye mu kazi. Narinje muri pause. Gusa naherekana nimo nkwamagara nyine nkakubona abana ubwo ngiye muri pause rero. Ambanze nze mu rugo nkushake ndebe ikibazo ufite. Naho kuguma ahangaha ntago byakunda nawe urabizi akazi nkora. Komana Nadia. Komana. Ndibuka Nelson. Nangire kubona Nelson. Basi reka tugende. Tugende. Kira ntwaza mwana. Wajya imbere ahubwo wohaze ntaza no kuyoba. Ariko we uyobye ute se mwana? Burakora abangijerekani pe. Genda shaka none ubutaha kuzasaga ku isambu nkakokereza agatoki. Igitoki. Agatoki nyine. Nkagwa n'agatoki kokeje. Ego ko. Ukabanza kumva ukuntu kaba kameze. Abwo urashaka kuzamwekereza agatoki. Karona kanyanya.
nagase ndasanze utaza ko mumbagara ako akira sha komonyi mumbagara utaza uzamuzana nzaboteza agatoki uzongera kunsanga ku isambu ryari nzaje guhinga kuriyara nzakubwira kuri telefone cyangwa uzaze tujyane basi duhinga ariko ibanza musobanurira ibyo bintu ngo nimba ari imbagara muri kiriya cyondo tuzaze duhingane nzaza duhinge neguye amasuka abiri kandi uzanyigisha ariko ntabwo mbizi ntabwo uzi guhinga ntabyo nzi nzakwigisha uriya mwana nawe ugiye mu bikira acyasinziriye baho Shanera Shane niko Shane karabaye koko si umukobwa wanjye yabaye kimwe akabyara Shane we Shanera Shane mama reba hano Shane wabaye iki urarwaye uri kubabara he amaso ko yabyimbye Imva no gusinzira cyane nta kibazo mfite. none wabitewe n'iki gusinzira cyane ko bitagusanzweho Uyu munsi ejo nakoze akazi kenshi Imana ndi kumva ntazi ukuntu meze nyine. cyane mbwiza ukuri akazi se kadasanzwe akoze ni akahe ikintu cyatumye urara udasinzira ugasinzira mu gitondo ni igiki mbwiza ukuri Marika nkubwise ukuri. Hari umukobwa w'inshuti yanjye nyine nagiye gusura ejo witwa Nadia. Ambwira ibintu none kumva byambabaje kugeza na n'ubu sinzi no kubyakira cyane. uwo mukobwa ni inshuti yawe bose ibintu nakubwiye mwarimo kuganira se yagututse Oya ntabwo yanutse. none se Shane ibintu yakubwiye bikararo bikubungamo ugatuma udasinzira ukarara utekereza ibintu byinshi ni ibiki byatumye uhangayika cyane Mama Jane mbikubwiye ubu byatuma nongera kugira ntabwo nabikubwira. Sandrine Karame mami. enda hano Kanze mami. Sandrine Karame. none ababaye iki byanyoroheye rwose by'uyu mwana mbwira narakubwiye ngo ujye umundindira umenye ibye amakuru ye yose yamenye mbwira abaye iki Narabivuze cyangwa sha Jeff yayiguteye. yaba Bikira Mariya we Mariya Nyirimpuhwe we ngo bamuteye baba Bikira Mariya we nabawe Mana Nyirijuru koko Sandrine ngo bamuteye